Arsenal mu rugo Emirates yari ikipe ya mbere yahuraga n'ikipe ya nyuma muri English Premier League umunsi wabo wa championnat wa 10 seri gato akse mwabaye iki Edingo nagajya gura n'ubundi ubutumwa buracyari bwinshi agera Imana Divine oya naraguze Divine ngo nturamugurira urumva Divine abo mu kabari k'imikino ngo arabagendanye none ngushinje muri Sane Sport twebwe turabatanga ubuhamya basi turagutangira ubuhamya muri Sane Sport bwiza mujye mumvugira muri Sane Sport turagutangira ubuhamya bwiza uyu munsi numva ngo nimba bigeze aha bigeze hariya bigeze hano injohero ntabwo tugoye Burundi babiza gutya Nose nakuru twakora bagashift gatoya akabugusibira kandi usibiye namaza asimbuka kanogo acha machine tukayishyuza se nta kintu gica reka tugende gutya aya mutori tayari cyane mutori yezweho reka ubutumwa tuzaza kugenda tubugarukaho navugaga umunsi wa 16 wa English Premier League ikipe ya Arsenal iyoboye yari ifite amanota 33 yagombaga gucaca n'ikipe ya Wolves byahombye iri ku mwanya wa nyuma ifite amanota 2 gusa nta nsinzi irabona kugeza ubu mikino 16 n'ubundi yaje kubishimangira n'ijoro nyine ko insinzi bitandukanyije badakorana mbi muri Premier League cyane mbi cyane ku mugane burayi mu mateka ya Premier League niyo kipe mbi bayo tugeze kubona Huddersfield Town iza muri Premier League tuvuge ko kan iziba mbi na bibiri sindukuru umwaka neza gusa yazamutse mu cyiciro cya mbere Huddersfield Town iba mbi cyane rwose buramanota abanarukana na za Cardiff City buriya zageze inyuzamo nazo abantu banibuka Southampton urugero rwize ejo bundi mu cyiciro cya mbere nayo imaze igihe kinini inaniye kugira amanota rwose mu cyiciro cya mbere na za Norwich ariko kubona ikipe nka Wolves ifite amanota 2 nyuma y'imikino 16 ya championnat no ikirenze cyo ngicyo tuturetse kuvuga ku mukino Arsenal ko hari igihe twayibonye ari nziza mu mukino eri ikipe ikina mu mukino kagira ngo ni nk'abantu bataziranye batoraguye myangane kuvuga gutyo bafashe mu muhanda bagafata badasanzwe bakinana bakabahuza mu kibuga cyaremwe kwako ibi abarimo space nyinshi mu kibuga ntabwo amenya game bashaka gukira kandi uko ariko byahoze kungoma ni mugoroba bitandukanye na game yari mugoroba game ni mugoroba yo yari ivuguru yabaye inshyashya nibwo urabona ko bafite game plan bafite ikintu baje ba approaching imbere Arsenal kuri Emirates ariko tozagize igihe cyo gusoma Arsenal imikinire ye imbere byari bigoye cyane kubona imikinire y'ikipe areme space nyinshi mu kibuga kuri Manchester United ndabyuka hari nk'igihe cyashize Zax yinje mu kibuga afata niko njya nkuranga atanibuka afata umupira atera nk'intambwe 3 nta muntu umramwegera hagati mu kibuga arawutwara wenyine nta mukinyi uramutera icyugazi na kimwe bikwereka nyine uburyo ari equipe abita ngo irangaye mu mikinire yayo ariko nyamara ifite n'abakinyi beza abaho Hinchan uyu munya Korea y'Epfo ifite abasore ba Toru bazanye bafite abasore ba Bellegarde umunya Haiti umusore nawe w'umuhanga ifite remaza abakinyi ba Gomez Totti kindi kipe y'uga Portugal ifite remaza abakinyi bakwiye kuba ari ikipe nziza bakayifasha ariko sibyo twabonaga so navuga ko uno mwaka fete no kumutoza wayo nawe ubona ko hari niba nabyita umwaka mubi nyine wa equipe ushobora kuza ko denku bikaza bikagenda kuri ariko harimo na nicyo nakwita kugira intangiriro mbi kuba equipe ye uburyo yatangiye atari umugabo wagiye naryo ntihende wo mutoza Wolves cyane Europe ajejo bundi zimaze gutozwa n'abatoza ni batatu ni equipe indura abatoza cyane ariko niyo mpamvu abafana banigaragambya ni equipe ko ndibuka bagaraho ni barimo garaho ni hashize igihe kinini nuvuga ngo kugeza ubu imaze gutozwa n'abatoza batari munsi ya batatu ubungu bari Rob Edwards yungu yavuye muri Middlesbrough haciyemo ba Lopetegui aciye igihe haciyemo abatoza benshi mu myaka mike rero ubona ko muri no myaka habayemo impinduka nyinshi cyane ikibazo cyane kiri muri ownership muri management yayo harimo ikibazo kubera ko ntabwo equipe ishobora kugira abatoza barenze 4 within 2 years muri Premier League yo pressure wanareba ukabona ku isoko ntabwo yashyizemo imbaraga nyinshi ubundi Wolves ari isanzwe ari equipe iri depende cyane ku Portugal ndetse na management n'abatoza bose ari aba Portugal ubona nyine nk'agakaritsiye ko muri Portugal arakimukiye mu Bwongereza n'abakinyi benshi nabo baturuka benshi abakinyi n'umutoza noneho rero
ibyo bigatuma ari ekipe ubona isa nkaho nyine imenyeranye ifite kiritire yayo itandukanye n'izindi y'abakinnyi baziranye bavuga ururimi rumwe bari na tarantiwe kuko aho zagiye inyuramo abakinnyi benshi bamazina uheruka ejo bundi na Mateus Kunya United imurowamo Yesu namusimbuza umukinnyi mwiza John Arias twabonye muri Club World Cup muri Leta Zunze za Amerika gusa rero urabona ko iyo ubwo buryo bwabo babagaho icyo nakwita nk'iki irangantego cya proje yabo babaye nk'abagitaye muri no minsi baragitakaje nibaza ko biri mu biri gutuma ekipe ubona ari ekipe nyine isanzwe iri aho ngaho iri mu endere iciriritse bigendanye n'uko bitandukanye na management y'abakinnyi bari hamwe baziranye bavuga ururimi rumwe bari na tarantiwe kandi binagaragara nk'ubu biragora gufata nk'umwanya ugacisha amaso muri squad ya Wolves urebe nerema zingahe zari zakwifuzwa andi ma ekipe bitandukanye n'imyaka yashize niba urabonaga ifitemo Leti Jota ifitemo ba Mateus Kunya barafanga ifitemo ba Mateus Nunez ari ekipe nyine y'abakinnyi ba Vitinha abakinnyi bari tarantiwe bakomeye yazari ekipe ya politique pour moment urajya kura nyine usange bongeye kwa adapta indi kiritire bongeye kuzanamo umuvuno utandukanye nuko bakoraga no guhindura abatoza bya hato na hato ngiye mbona ko biri mu byabakoma mu nkokora ariko urebye ishusho na performance bagize kuri match ni mugwa n'ikipe Arsenal mbona bakomeje kuriya hakaboneka nk'insinzi nk'ebyiri eshatu insinzi hamagara yindi nubwo hagati yabo n'abari muri relegation zone ntaga amanota menshi arimo na amanota 8 ni game eshatu gusa akaba amaze kuvamo kuko zombi izo ekipe zose ziri muri relegation battle ntaga ari nziza mu byukuri yaba West Ham ya nyuma yo guhindura ikazana Santos no mu uyu watozaga no nyine n'ubundi watozaga Nottingham Forest Ramsey Santos Nuno Espirito Santos banire nayo itameze neza donc unuvuga ngo kereka wenda Wolves niba uburyo nabonye akinaga nimugoroba kuko wabonaga ko tactiquement umutoza wagize uburyo yiga equipe Arsenal akayimetriza akayidefenda neza nubwo bagize ibyago bakitsinda ariko kurikije performance bagize imbere y'ikipe iyo urutonde rwa championnat hari ibintu byakomereza kuriya nibaza ko wenda hari cya bagitandukanye ni mu Misiri imbere kugira ngo umuntu utarebye umukino byumve neza no mukino equipe ya Wolverhampton yazanye game approach cyane iyo gusubira inyuma cyane bakarinda ikipe Arsenal wabona ko bafite nka systeme mu mikino siko yari ipanze ariko bageraga mu kibuga bana bafite nk'aba defenseur batandatu inyuma Arsenal bagifite umupira kubera ko banaze kubigera mu gice cya mbere cyose cyarangiye Arsenal taratira shot na rimwe igana mu izamu nyamara yari ifite possession nini cyane yihari umukino hafi 70 na ariko equipe iguma inyuma iririnda iradefanda koko pe iradefanda kuri Emirates kipe mbi muri Premier League avuga ngo Arsenal ibuzemo igitego gice cya mbere cyangera ubusa kubusa mu gice cya kabiri kubera uburyo buremere bwagiye buremwa cyane Bukayo Saka bagiye babona ama free kick imipira y'imiterekano myinshi amakona bari bakunze kuzaza umusaruro mu misitambutse ariko equipe ya Wolves yari yize kuri icyo kintu kuko Arsenal buri giye gukirana muri iyi minsi kimwe mu bintu niba wabura umwana w'igitamba mbuga ureba umupira vuba kimwe mu bintu ubuzi ugomba kwigaho byashaka bikakorera ko wakize ama set pieces ya Arsenal cyane imipira y'imiterekano yabo nibyo rero babikoze none banadefanda neza bayirekera umupira ariko barayidefanda neza inanirwa gutera shot rigana mu izamu Arsenal ariko mu gice cya kabiri Bukayo Saka wari wabaye mwiza mu mukino wabaye na man of the match yagize match nziza yaremye uburyo bwinshi bushoboka ashyirira kuri ba Victor Gyökeres nshaka kutse kuvuga iminota nk'itanu biranga babura uburyo barema biranga ariko Bukayo aguma aragerageza kubona kona atera kona nkira koneri byelakiri ko n'umupira ashobora no kwijyanamo cyane uburyo yawukase rwose wabonaga kuri muri nyine hamwe muri 90 direct ugenda umanukira nka ya kona Engmin Sana Temani abantu byibuka ikijyanamo gusa wese ko byagenza ahubwo yasakozeho umutwe yawukozeho umunyezamu Sam Johnston aritsinda urumva umupira umunyezamu itsinze nk'ibyo waruvuze ko byashaka wari muri trajectoire neza mu izamu ubwo ku minota kanga 70 39 gutyo ubwo kandi iyo minota ni muri serie y'amataka rapide ya Arsenal buri kanya imbere y'izamu ariko defensivement Wolverhampton ndetse n'umuzamu Johnston wabonaga ko bari mu mukino pe umuntu arukona equipe nk'izi ziri mu bihe bibi zikina umukino ariko muri serie y'iminota 15 ntago hakitubonyemo 30 confiance ariko igenda izamuka 45 half time
ikagenda irangira nta gitego noneho bakavuga bati ariko niba muri 45 natwe tugizemo nka atake ziri danger nk'ebyiri eshatu dukoze c'est possible que l'équipe twayigiramo tukayibona kuko sinzi niba nabana yabona muri no miss ikipe Arsenal irimo iratsindwa ibitego byinshi nabyo biturutse ku mipira y'imiterekano birimo birananira cyane cyane defense aérienne yayo ifitemo ikibazo nibyo Pierre Nkapi ni mwiza ariko akurumva byose bijyana n'izi mvune ifite ko mu bakinnyi bayo inyuma urabibona ko nyine irabura wa muntu w'umusatuzi muri defense yayo ubwo rero uramubura rwose ubwo rero ibyo byose warusobanuye nibyo byakomeje gutuma Arsenal yagorwa ariko byaje guhindura isura ikibuga kiricurika iyo Wolverhampton yakiraga isa nk'idefanda cyane mu minota 10 ya nyuma y'umukino ubaremo ni ukongeraho n'inyongera ubwo no kuvuga ngo ubariyemo n'iminota y'inyongera equipe ya Wolverhampton yihaye umupira turumirwa igira possession cyangwa se kwihara umupira 72% Arsenal ifite 28 kuri Emirates uyu murakira n'ikipe twitaga ngo nimbi muri Premier League Wolves iri mbere mu buryo yacuritse ikibuga byenda Arsenal yakinaga mu minota ya mbere ikavinyumika kwishyura mukanganya igira posiri hejuru nibwo umusore w'umunya Nigeria yatsinze n'igitego Rwanda baramwibuka yitwa Toru Arokodal yaje gutsinda igitego n'umutwe ku mupira urekuwe waruhinduwe na Bellegarde ndumva uyu musore w'umunya Haiti w'umufaransa byose bivanze ashyiraho umutwe yari yaje asimbuye umunya Norvege Strand Larsen baramuzi nayo ko yagize Premier League umwaka w'imikino nziza ariko Arokodal akunda kuva kuri bench ashyiraho umutwe ku mupira uhinduwe na Bellegarde n'undi waganaga mu izamu ariko yasa nk'ukora arawudevia igice wajyagamo Bellegarde niwe watsinze Maniyo igitego cyo kwishyura cyane n'umusore w'umuhanga cyane umusore w'umupira bahinduye nabwo uri mu cyerekezo ugana mu izamu noneho Pierre Nkapi asa nk'ahatinzeho gatoya kuko uburyo umupira wahinduwe uno musore w'umunyanigeria wabonaga ko yarari imbere ho gato amasantimetero make cyane noneho no ku buryo ateye aranamusumba Mateus Mane bose afite dread gutya tumanuka ukuntu ni wamuhaye umupira ashyiraho umutwe yari ku minota 90 gutyo barimo barajya mu minota 90 yego rufunze barajya mu minota y'inyongera so aterekaho umutwe igitego cyari cyo nk'igitunguranye bigendanye nuko Wolves yagerageje gusa nk'iri gutanga message ko ishaka igitego cyo kwishyura kuko Arsenal yasuye inyuma cyane yagize icyo bita kurokira yasuye inyuma cyane ubona nayo imeze nk'iri gucungira ku ma counter attack muri icyo gihe kubera ko Wolves yabashije kugira defense ikomeye cyane abantu bati bigenze biti terekamo igitego rwose ubona ko ni cya gitego umudefenseur umutsinda kubera juste amasegonda make cyane yo kuba yatinzeho kuba yamaritse umukinnyi cyangwa se amufite kugira ngo abashe kumujena kuko buriya muri defense bakubwira ko kugira ngo umukinnyi ube wamubuza gukina umupira wo ku mutwe nuko uba umufite ari cyo bita ngo kumarika sinzi ukuntu nabisobanura ariko kuba nyine umuntu umufite mu buryo bwe bwose umupira uri buze atarawutera se n'uwisanzuye ubwo rero icyo nicyo cyabuze kuri Pierre Nkapi kuko wabonaga ko nk'uwatinzeho gato amasegonda makeya hanyuma rero n'umusore wamuhindura umupira kandi wanihutaga Mateus Mane yawuteraga bashaka kwitsindira nuko Tori yaje kukozaho umutwe utudevia nkuko akora bisobanuye ari marked arangije babona igitego cyo kwishyira Wolves zirazamuka igomehera position y'minota ya nyuma gusa counter attack imwe bakoze muri ibyo bacungiraga no Arsenal y'minota ya nyuma nibwo Bukayo Saka zamukaye umupira ahindura ibintu yaragerageje gukorera Victor Gyökeres mu mukino inshuro nyinshi abikorera Gabriel Jesus inje mu kibuga asimbuye ahindura umupira Gabriel Jesus asaye nk'ukora byagaragara ko ari nkaho wakoze ku mupira ariko mu by'ukuri ni Yerson Mosquera witsinze igitego Wolves ibiratsinzwe gutya Arsenal ibona intsinzi iremereye ibitego biri kuri kimwe impamvu yiti intsinzi iremereye iyo ukina n'ikipe gutya defense cyane ikipe yasubiye inyuma izi intsinzi bakunda kuzita ngo ni intsinzi z'abashampions z'amakipe atwara ibikombe hari intsinzi nk'izi ngizi ziri ugly cyangwa zisa nabi utsinda ikipe uvuga ati ntaho twakora gutsinda gutya ni intsinzi itaryoshye ariko nyuma nayo ko tubona na Liverpool mwaka w'imikino ushize agiraga intsinzi nk'izi ngizi rimwe na rimwe Man City mu bihe byayo itwara Premier League yagigira intsinzi nk'izi ngizi zimbi ku ikipe ntoye iciriritse ariko mu buryo ikayibona mu buryo butari bwiza ikindi kandi kuri Arsenal ifite imvune zingana kuriya kako turavuga Arsenal yabanje mu kibuga mu byugarizo cyane cyane bwa n'ifite ibibazo yarabanje mu kibuga William Saliba ariko na Hinkapi yarasabye bakinanye muri no season yo match abambere bakinanye ariko nanone yari ifitemo imvune ya Ricardo Carafiori utaruhari hajya Hinkapi ariko Hinkapi barakinanye
hajya match Chelsea ntabwo bakinanye se match Chelsea bakinanye kubera ko ari Mosquera se na ntuze ni Mosquera ari Mosquera na ariko nimba atari match Chelsea muri yabe hari match bakinanye imwe yagiye amasimbuye hari match yagiye amasimbuye hari match bakinya gusa ngo gusa bafite ibibazo by'imvura ko no mibare bivuga Arsenal no equipe ya kabiri igize imvune nyinshi mu mwaka w'imikino muri Premier League nyuma ya Leeds United igize imvune 26 iyo urebye izo mvune kujya kuri 16 gusa izo mvune rero ntago ari abakina 26 oya ahubwo tuvuge urugero rwiza nka Martin Odegaard yavunitse inshuro 3 araza agakira agaruka mu kibuga agasubirayo harimo abakinnyi nka William Saliba bagiye bavurika inshuro zitandukanye nka Ben White ku munota 30 cyasutse mu kibuga agize ikibazo bakeka ko ari hamstring atasimburwa na Lewis Kelly urumva ibi bibazo njyewe birabagora bigatuma intsinzi nk'ingi wayishe nawe uriyo Karafira ari suspended kwa ko yari afite amakarita yego ubwo rero byose birebana ko kubona intsinzi nk'ingi aba ari ikintu cyiza ku equipe ariko nanone mu buryo buri hari ukuntu biri concern ko Arsenal yegifite aka kanya imibare myiza ku kibuga cyayo Emirates na Buka yabivuze gato nyuma mbere ko abwigiye mu cy'umukino nyuma match yabo ya 18 muri Emirates badatsindwa ariko imbere hose ntekereza ko nindi nkuru wavuze ni equipe yakubiswe n'uwari we wese ni equipe ifite amanota 2 ubwo bivuze ko yanganyije imikino 2 yonyine ntiratsinda umukino n'umwe nyuma y'imikino 16 yarivuye kurya ibitego bine oti bya mani mu minsi mu mibyiza ari yabanje mani yanase n'ibitego yashobora kurya n'ibitego hafi nka bingahe nka bitandatu nka bingahe cyane rero match nk'ingi ntekereza ko hejuru imvuno ufite Arteta yubatse equipe nza byatugaragaje yuko equipe yose bahura abakinyi bose bashyiramo yego ntago wabura amazina ashobora kugira influence nini cyane mu mukino mu gihe badari nk'aba Buka yaba ba Declan Rice ariko ntekereza yuko umukino nk'uyu nguyu nta twabonye performance nziza ku kipe ya Arsenal kandi biratanga nka concern ho gatoya igaragaza yuko mutitonze mu gihe City yagomone muvuduko ifite iyi mirazi kuri inyuma itangira no gukosora ikintu cyo kwinjizwa ibitego kaba wowe wajya gukora amakosa arimo amanota 2 yonyine experience dufite Pep Guardiola no kwitonda cyane naka mu kibuga Victor Gyökeres utari gutanga umusaruro afite sharpness irahari hasi arahabwa imipira myinshi na Bukayo ntagira ikintu atanga nge barabitangiye guteza impungenge yuko Gyökeres ashaka kwatari uwo twabeshywa atari Premier League ahubwo atari wa Premier League ari umundi mu kitwabeshywa tukibeshya yuko ari undi mu kizasanzwe yarabitsindaga ariko nge sindi kuba ari ikibazo cya fitness gusa kubera ko arafata touch ya mbere aremera umupira urajya hari movement zese nziza markage sinziza Bokera muri kuri imipira myinshi gapfusa inshuro 2 Gabriel Jesus inje mu kibuga simbuye muri Champions League bakirana nyibutse bakinaga niye cyaki Club Brugge n'ubu ngubu araje agira performance nziza kumusha kandi avuye mu mvune hari ikintu cyo ndimo ndabona kuri Victor Gyökeres ari ibintu nka bitatu nge navuga icya mbere ni umubiri we uraremereye pe no kuvuga ngo pace ya Premier League reka ntanga urugero ko Erling Brot Haaland sinzi namubona ukuntu Haaland yakamutse uramubona ko ari umusore nyine wumutse ntago ura Haaland nawe mu minsi yashize muri season nk'ebyiri Haaland yaje even if yatsindaga ariko uramubona ko ari umuntu wakamutse pe wakoze byinshi kuri fitness ye Gyökeres biratandukanye ubona ko umukinnyi uremereye ukuntu utihuta arafata imipira ukabona ntagafite si wa muntu mushobora kujya muri duel ngo agukozaho umubiri umwumve donc urabona harimo ikintu cyo gutinda gukora aperi di baro gusaba umupira no kuwufata akawugumana barera mugero ukabona imeze ari nk'ukuntu umupira ufata ugasa nk'ikubita ku murundi ugahita utaruka ukajya udashaka ubona ko ari nk'ibyo ngibyo ikindi mu bakinnyi Arsenal ifite umuntu nabonye ushobora kugerageza gukina bigendanye nuko nawe yabasha gukina ni Berchies kuko nguno ufite assist nibure ebyiri amuhaye abandi bose even na Bukayo imipira Bukayo hindura myinshi iba ari yimitwe kandi ntago uzanarebe n'ibitego byinshi yatsinze muri Sporting Victor Gyökeres iby'imitwe birimo ntago ari byinshi bisobanuye ngo ni umuntu wunda kenshi ukunda gukinira muri espace hamwe afata umupira muri box akaremera umukinnyi umwe ariko arimo kubona angle yizamu nibwo buryo ubona ibitego byinshi atsinda bimera kuko kuvuga ngo uzamutegereza yuko muri box area yerimina umuntu agerageza gukoresha umubiri wakavunda akagira gute icyo kintu ntabwo uzakibona kubera ko aracyafite ikibazo cya fitness rero navuga ko Premier League ubwayo irimo mwakira ariko na equipe y'ubwayo Arsenal ntagira uburyo bwo kumukinisha bwihariye hari ikintu Arteta yavugaga ngo
urebye iyo Cress uburyo akwiye kubyazwamo umusaruro na Arsenal yakaba yadabuta ku buryo bw'imikinire bwe, ariko nawe akaba ari wa muntu ubona ko igisigaye gusa ni afite iyo sharpness, afite iyo fitness, gusa nawe aracyafitemo ibyo bibazo.